nabaye Kanombe mu gisirikare kumara hafi imyaka 5 urugamba bwo rwatangiraga meza bifite na kabiri je nafashe najugunye inkoni y'ubushumba nari nagiye inka ko twebwe twari dufite inka mu rugo nyinshi papa wanje ntabyo yarazi njya kujya mu gisirikare inkotanyi zitorezaga mbere yuko ziza Uganda zijya kwinjira mu gisirikare ndagenda njyayo ariko nkitoza nko mu kadogo ariko ntazi ko wenda giye bashobora no kunyemera kugira ngo ngende ariko bakandeka hanyuma turagenda tukurira imodoka ari imodoka y'irigisi yatwaraga abantu ibavana Tanzania ibazana Uganda turaza tugeze ahantu mu misozi umusaza mukuru wari urimo arandeba aramfata ajugunya mu gihugu ariko nari mfite spirit nari mfite umutima wo kugenda napfa nakira inka nzita ku gasozi bimpa imbaraga yo nambaye gutya banumva sa n'wasubiye hahandi nanjye ndimo kurwana urupfu rwe rwarambabaje nuko nta muntu kubita umurambo uriye murambo wa Theogene ari gukubita kiboko nk'ijana umuntu wiyahuye arakubitwa ngo yiyahuye ameze nk'uwiyahuye gute imva yawe bagomba ahubwo bari gusigara bayicukura agihaguruka agenda nk'umubona hari yahagurutse imva nari gusigara ndimo kuyicukura ukanya ninde wari ufite urwikekwe hagati yawe na Yongwe nkeka ko ari we kuko je ntago nari mfite kuko nanjye baje kumusuhuza musanga ntago ashaka kuguhunga Yes, BigTowners. Ereka twonje tubaha ikaze kuri BigTown TV. Gahunda zo cyakomeza ni kwa kodi uyu munsi tukaba twonje guhura na Dr. Salongo hano Nyamata akaba yambaye igisirikare neza cyane ishati y'igisirikare ingofero y'igisirikare nimba gahunda imeze gute uyu munsi ebana turaza kubimenya mu kanya gatoya. Okay, all in all ku barimo kurikirana BigTown TV reka Salongo tumuha ikaze abasuhuze maze kumumenyera ntabwo ari umushitsi ni umusangwa kuri BigTown TV reka abasuhuze maze tuza kuganira byinshi kuri gahunda yateguye uyu munsi. Mr. Salongo, welcome to BigTown TV. Okay, thank you so much. Yes, barimo gukurikirana BigTown TV bakeneye kumva urimo no kubasuhuza nabo. Abakurikiye BigTown TV ndabashuhuje aho muri mu mpande enye z'isi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi wo kwibohora ni umunsi wahuye independence yacu yabaye ibahe imbere gato ku itariki ya mbere z'ukwa 7 hanyuma umunsi wo kwibohora ukaba ku itariki 4 twibuka aho ingabo zacu zarwanye intambara ikomeye zigatsinda urugamba by'ukuri rero niyo mpamvu mubona nanjye nisanishije nabo kugira ngo nambare doa inamaanisha kwamba hakuna michezo mpamvu bakoze doa isa n'icyatsi kibisi uri mu ishyamba wunamari hasi ubusa n'ibyatsi babaye inyamaswa doa rero ntikajye bayikinisha ari umuntu bayibona bakagira ngo wenda ni umwenda usanzwe gahura n'umushirikare ngo yambaye n'ibiki cyangwa ukaba wamutera inkokora yambaye umwenda usa gutya abasobanuye ko ari ku rugamba ari ku mutekano w'igihugu ubyuka mukuru rero icyo yagukora cyose cyaba kibi cyangwa cyiza bitewe nuko yaramutse hari umuntu ujya ngo buriya ntabwo ngo yandasa yaguturitsa kandi nta n'uwamurega so niyo mpamvu rero nta mikino ku idoa ubu ngubu nahangaha nicaye nanjye mfite umujinya nkozeho nagutera hari intambara nyinshi tugomba kurwana urumva iyo ntambaye mwenda nk'uyu mba numva nkomeye mba numva nsubiye muri cya gihe urumva ibyo nkora byose rero natwe tujye tubikora nk'inkotanyi uyu mwenda ntabwo ari burwana umutima w'umuntu niho harwana intambara turwana zo kurwanya ubukene intambara turwana zo kuvura abantu intambara turwana zo gukuramo abantu biri mu mitima ibyo byose ni intambara kuko ubu ngubu intambara z'amasasu zararangiye igihugu cyacu gifite umutekano kiratekanye tugomba kurwana rero sose izindi ntambara zo muri buno buzima yego. Okay, nice cyane kuvuga no kwisanisha nk'abasirikare izindi mpamvu zo kuba wambaye igisirikare uyu munsi ni izihe? Impamvu nyinshi uyu munsi nakubwiye ko atari umunsi usanzwe yewe nambaye gutya buri hari ibyo mba nagiye nibuka ibintu byinshi nkibuka iyi tariki y'uyu munsi
twibohoreyeho kwibohora kubohorwa imyaka 29 ishize u Rwanda ruvuye mu bihe bikomeye mu bihe bya genocide amahanga yose yarutereranye amahanga yose yatereranye abanyarwanda barimo kwicwa genocide irimo gukorwa mu gihugu nta muntu numwe utabara nkatekereza uburyo abana barumuna bacu bakuru bacu bazamutse bakemera gutanga ubuzima bwabo kugira ngo twebwe tubeho so no kuvuga ngo rero icyo gihe igihugu cyari mu bihe bikomeye ubu hashize imyaka 29 hariho abantu bamwe batangiye kwibyibagirwa ko umuntu wari wambaye idowadowa iyi ngiyi yari afite mututu yari afite Kalashnikov yari afite AK47 yari afite machine gun yari afite 120 urumva n'izindi mbunda urumva zafashije inkotanyi gufata igihugu zikagikura mu menyo ya rubamba so no kuvuga ngo rero ntabwo byari ibintu byoroshye ntabwo byari ibintu byo gukinisha ngize n'amahirwe uyu munsi nta naguhamagaye sinzi yuvuye nambaye gutya rero mpita nisanisha n'icyo gihe hayewe umuntu wari ufite imbunda arimo kurwana banyumva neza ndakumva atanze ubuzima bwe kugira ngo twebwe tubeho ababyeyi bacu babeho abana bacu babeho igihugu kibone fitiri kibone future so no kuvuga ngo rero twubahe ingabo z'igihugu twubahe nyakubahwa perezida wa repubulika wahagurutse agafata iya mbere akava mu mashuri yararimo muri Amerika akavuga amashuri ntaho bitaba nzakomeza nige n'ubundi ariko mbanze nje gukora iki gukorera igihugu kwitangira igihugu abantu bamwe baravuga ngo Yesu yaradukijije ngo dupfira ku musaraba yes simbyanze yadupfiriye ku musaraba ariko ntabwo ari we wenyine hari abandi bantu bari bafite umutima wo kwitanga ibaza umuntu wemera ariko bagiti kukubwira ngo amasasa arimo kuvuga aravuga ngo ugende uje kumbunda uje kurwana ntabwo byoroshye mujya mubitekereza mukabitekereza mukabyumva ntabwo byoroshye mu byukuri kuvuga ngo hari ibintu bibiri ugenda wamaze kwemera gupfa niki no gukira gupfa no gukira ariko amahirwe menshi uba ufite nayo uki nayo gupfa uba ufite 1% y'ubuzima 99 ari urupfu ndabeshye nibyo ntabwo beshe kubera ko hano na hano numwango isasu rije ntago umenya uri turutse uguturutse inyuma utamubonye ambush yakuriye ambush aragukubita wakuriye kava hariya aragukubita so nukuvuga ngo rero ubu ufite rimwe ryonyine kwijana ryo kubaho niyo mpamvu rero tugomba gutekereza igihugu hano cyavuye nariko tukagitiza amaboko mu gihe turimo gukomeza ese wigeze kujya mu gisirikare cyangwa gutekereza kwinjira mu gisirikare mu bihe byari bikomeye hano mu Rwanda abasirikare bacu ba RDF bashaka kwinjira mu gihugu nigeze kubibabwira interview maze kuzikora kenshi igisirikare meze nk'umuntu wakibayemo igihe cyanjye kinini nabaye Kanombe mu gisirikare kumara hafi imyaka 5 bana n'abasirikare ndi umusivile ariko w'umusirikare urumva karagiteri zabo zose ndaziga nabanaga n'abasirikare ntagiye kuvuga amazina yabo bakomeye naboroheje urumva mba kucimihurura mbana n'abajepe ko nabaga muri zone bita amajyambere no kuvuga ngo hariya ku bajepe nakunda kujyamo kenshi ajya hariya mu kigo gusura abajepe ko nakunda ubuzima bw'igisirikare ariko ndi muto turi muri Tanzania mu 1992 na gatatu urugamba bwo rwatangiraga muri 2022 je nafashe najugunye inkoni y'ubushumba nari nagiye inka ko twebwe twari dufite inka mu rugo nyinshi papa wanje ntabyo yarazi njya kujya mu gisirikare njya ahantu bitorezaga inkotanyi zitorezaga mbere yuko ziza Uganda zijya kwinjira mu gisirikare ndagenda njyayo ariko nkitoza nko mu kadogo ariko ntazi ko wenda giye bashobora no kunyemera kugira ngo ngende ariko bakandeka tugeze aho ngaho ndaza birangiye imyitozo twakoreshwaga za parade za commande za parade nta kintu wambeshye kimwe cyose
ariko kubera nari muto nari mfite nk'imyaka mike imyaka hafi nk'icumi imyaka 10 okay nari mutoya 10 nuko abantu b'icyo gihe twagiraga igikuriro ntabwo umwana w'imyaka 10 muri kino gihe usanga ari akabebe kangana ari uruhinja urumva ariko abakobwa b'imyaka 10 icyo gihe babaga ari ibisore urumva bafite amabere agera hariya ubu ngubu ushobora kubona umwana w'imyaka 12 ukavuga uti kandi bari mutoya hariho kugwingira muri iki gihe turagwingira ntabwo tugikura ubonaga umwana w'imyaka 15 20 yabaga ari umugabo urumva ni ukuvuga ngo rero icyo gihe nawe agaragara nk'umwana mukuru nk'umwana w'imyaka 15 hanyuma turagenda twurira imodoka yari imodoka y'irigisi yatwaraga abantu ibavana Tanzania ibazana Uganda turaza tugeze ahantu mu misozi umusaza mukuru wari urimo arandeba ahantu ari nigamye ku ruhande sa none wasinziriye aramfata aravuga ati uyu mwana nkurikije ahantu tugiye kuko we yarahazi yaragenda akagaruka gufata abandi avuga ati hari ahantu tugiye ni mu muriro ibintu byarakomeye uyu mwana ntabwo ashobora kubaho n'imbeho ubwayira mwiyicira aramfata ajugunya mu gihuru ahantu ntaye ni mu birometero 100 kugera mu rugo nafashe iminsi 5 hafi cyumweru kugira ngo nzasubire mu rugo ugenda n'amaguru kandi ugenda n'amaguru ariko nari mfite spirit nari mfite umutima wo kugenda napfa nakira inka nzita ku gasozi muzehe wanje baje gushaka inka nsanga barazibonye ariko baramburiye naraburi burengeye batazi n'ahantu ndi imodoka irakomeza icyo gihe rero abantu bari bariho basore bagendaga icyo gihe mu by'ukuri ntago bakiriho hasigaye basore babiri gusa mu basore nzi barenga 20-30 bari mu kigero cyanjye bari bakuzeho gatoya baragiye ba mama wabo ndabazi ntago ba basore bakibaho nuvuga ngo rero nibajye bavuga rugamba bakavuga ngo inkotanyi zaritanze bakavuga ngo president uriya mureba amahanga yirirwa avuga abavuga nabi igihugu bakakivuga nabi ntago yari yanze ubuzima bwe yari yamaze kubureka yari yamaze gufata icyemezo nkuko nanjye nagifashe ariko we yarazi ubwenge kwa chief commander araza ayobora urugamba ararurangiza Fred Gisarwigema amaze gukora iki kugenda no kuvuga ngo rero ibyo byose byo mbitekereje n'ubuzima twanyuzemo n'ubuzima bw'ubuhunzi twabaye mu mahanga imyaka hafi 40 ingahe yari ishize 30 turi mu mahanga igihugu kikagaruka kikabuhorwa n'inkotanyi kikabuhorwa n'ababyeyi bacu kuko ababyeyi bacu batayaga imisanzu yo kugira ngo abana bari ku rugamba bo kubura ibyo kurya ibyo byose rero bimpa imbaraga yo nambaye gutya banumva sa n'uwasubiye hahandi nanjye ndimo kurwana imbaraga zo gufasha igihugu uko nshoboye hari imisoro ya leta niba ngiye mu iduka umuntu akanyuma IBM ndwara intambara kugira ngo umuhanda ukorwe kugira ngo amashuri yubakwe urumva ntago nyireka hari nk'umuntu ugenda kumva IBM nta kivuze kandi ikivuze cyane agapapuro kamwe ureka gufata nuko mukareka muri abantu bangahe ari umukobwa ugibisobanura mukareka muri abantu 1000 mukakareka muri abantu 10,000 mukareka muri miliyoni amafaranga batikiye igirwa n'abacuruzi niyo mpamvu ngiye mu iduka ryawe ufite IBM ugomba kuyima niba ukiri hasi ugitanga ipatante stoke yo ntacyo bintwaye nibyo tugura nyine biri aho ngaho ariko icyo nkora cyose nyira ntekereza igihugu ko kigomba kwiyubaka ko kigomba kubakwa niyo mpamvu ubona nafashe amafaranga yanjye nkubaka umuhanda muri quartier ntuye kugira ngo hase neza niyo mpamvu ubona ibyo nkora byose ngerageza gukora ibintu bisumati mu mafaranga make yamba nabonye mu mafaranga abantu baba baze gushimira amafaranga yamba navuye kagenda neza ndemera nkitanga kwitanga kwanjye kugira ngo kugira umusanzu guha igihugu ko igihugu ntago wabona icyo wagiha igihugu nta kintu wagiha igihugu cyamenye amaraso igihugu cyabuza abana bacyo benshi ukuvuga ngo rero abantu basore bariho kino gihe ugasanga umusore w'iki gihe arishakira icupa ngurira agacupa nyanubwo kubwira ati wenda nagira guti natera mbuti imbere arashaka kugisha inama yo kumuha icupa wangurira icyuma hari nta nama nzima gusaba ngurira icyuma
ndashaka kurya akaburushete n'akanyama hari urumva ntabwo akubwira ati jewe ese wanyishyuriye n'ishuri ngiye kwishuri ningurira icyuma n'inywere urubyiruko ruriho kino gihe nirukomeza gutya mu myaka iri imbere nta future ntejo hazaza tuzaba dufite n'abantu bafata ingamba nta bantu bumva ko bahaguruka bakajya kukitangira bahari internet imaze kubica mu mutwe arabyuka kareba bakiti yubatse inzara yujuje hariya yibereye mu mujyi akavuga ngo nanjye ndashaka kumera nka bakiti urumva akabona bakoze channel akabyuka kajya gukora channel ntazi no kuvuga abigerageza ukwezi kumwe ameza bikanga gashya yagurishije isambu kugira agore kamera nk'iyo ngiyo akaba nimaragura kamera bizaba byarangiye akagenda akarwana nyina mu mugabane wanjye akawumwa akagura kamera ngo ajye kwigana bakiti ibyo akora ukabona Salongo aracuruza ibishyimbo hano nawe ukazana iduka ry'ibishyimbo kari kubita iruhande rwanjye aho kugira ngo uzane imyenda uyihashyire kubera ko idahari ntabwo dutekereza niba acuruza ibishyimbo hano bakiti nawe agomba kuza akareba ikidahari akaba ari cyahashyira iruhande rwanjye hari andi maduka hano hashyira inkweto undi nawe nahashyira imyenda nuhashyira imyenda n'amashuka uriya nawe nahashyira imyenda y'abana uriya hirya hashyira za bodaboda za nkweto zo hasi amaduka aba ariho ibintu bitandukanye ariko umuntu araza kureba ibyo ucuruza akazana bikabihashye ngo ndabona hariya ngo afite amafaranga gusa twese tuzacuruza ibintu bimwe bizagenda gute ugasanga amaduka ashoreranya nk'amaduka 20 yose acuruza ikintu kimwe bisinya birashoboka ntabwo ari byo tugufungura ubwenge niba ushaka gukira niba ushaka gutera imbere tekereza ikintu kiri hafi yawe aho hafi wawe mu cyaro aho ngaho reba ikintu kidahari ugenda ugikore icyo abandi badakora ujye kureba kuri kanaka wazamuye iyo kintu nibwo igihugu gitera imbere kuko mwese ni mugiye gucuruza ikawa abantu bose bazaza kubagurira ikawa bazaza kureba kwa Rurangi rwagiye nafatishije izina usanga uriya ngo bishango bakiti ngo araroga abantu bashaka buzuyiwe ngo je ntabwo ariko nanjye mfite ibintu bimeze nk'ibyo wese kuki wabihashyize wasaza narabitangiye twashatse ibintu ukora je ntabwo ushobora kuza ku iduka rya bakiti ngo mushyire iruhande rwa ibintu bisa n'ibyo akora ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ngo mbone bakiti afite channel yitwa BigTown ngo nanjye mvuye ngo ni BigTown tu cyangwa Salongo no umuvuzi gakondo reka nanjye ntubazi se ntubazi benshi cyane benshi ku Facebook bariho bigize ba Salongo bakana postinga n'ibintu byanjye abantu bari kuri ba Facebook mwabagabo mwebwe ibintu murimo ntabwo mubizi hari inkoni igiye kuzaba kubita mu bitugu muzababara cyane postinga amafoto ya Salongo n'indi Salongo n'umuvuzi nta gatuzi ntuzi n'icyavura n'igikeri amafaranga kuri online bakabakorera noneho n'abantu nabo aro ni Salongo washaka kumvura utabanje kumenya Salongo ninde akorera hehe ese uyu muntu hamwe anyerekaniho ubwo tunyerekaniho kuri video call uti nyereka ko ari wowe Salongo turebe so abantu rero bararwaye bakiti bararwaye mu myumvire cyane cyane kurusha kurwara indwara tuvura cyane za kizungu aba abantu bari barwaye indwara nibirizi za kizungu ziravurwa n'iza gakondo ziravurwa ariko uburwayi bubi butavurwa cyane ni uburwayi mindset attitude ubwonko bwacu uburyo busetinzemo mu buryo butandukanye uteye agahinda thank you so much ejo bundi twakubonye mu gushingura Pastor Theogene urupfu rwa Pastor Theogene rwatunguye abantu benshi ndakeka ko nawe n'umwe mu bantu byatunguye cyane ufata utera intambwe ujya no kumuherekeza hariya Rusororo n'icyo wabivugaho ku rupfu rwa Pastor Theogene urupfu rwa Pastor Theogene rwarambabaje Theogene yari amaze kubaka imitima y'abantu Theogene yari amaze kuba umuntu uri social ukunzwe n'abantu yari umuntu uri socialism ashobora kubiba bangora no murobanuze socialism no bangwa n'abantu tuhuye bahuje bari hamwe ubwo umuntu urobanura mwita abasegurigatism abasegurigatism nibo bavangura kuruhu ariko baba nk'ibugane ngo uri socialism ngo ntago ndi socialism kubera ko batazi indimi kuvuga ngo rero Theogene yari umuntu w'abantu yaratubabaje urupfu rwe rwarambabaje nuko nta muntu kubita umurambo uriye murambo wa Theogene ari gukubita kiboko nk'ijana kubera iki kubera gahinda kubera gahinda ukawukubita ikiboko kuko yamera nk'uyahuye
umuntu wiyahuye arakubitwa ngo yiyahuye yameze nk'uwiyahuye gute yariyahuye rwose ya ni impanuka mu rugo sinabivuze narabibabwira mukajya ndabeshya narabwiye Theogene yafashe imodoka ni pasiteri yirirwa kuri social media aravuga mu nsengero rwavuga amatelefone aramuhamagara fata imodoka ukajya kuri vura ukafata urugendo rujya Buganda tayari bamaze kwiyahura imva yawe bagomba ahubwo bari gusigara bayicukura gihaguruka je nkumubona hari yahagurutse imva nari gusigara ndimo kuyicukura ukanya kuko ubu bwonko burananirwa uzareba umuntu wanyweye inzoga gasinda ntago abashaka kugenda gutya kuki genda gutya ubwonko bwamaze kuva ku murongo kubera ko yakweze iki yanyweye ibyahungabanyije ubwonko n'umunaniro rero stress zitera umunaniro wo mu bwonko ushobora gutuma usinzira urugendo rw'ibirometero 100 kuva Kampala kuva hano Kigali kugera Kampala ibirometero bihari ni kure cyane aha indege igenda amasaha 2 iminota 45 hafi y'isaha imodoka ikagenda amasaha arenze 12 gusa amasaha 12 uri kuri voro utwaye imodoka nka Theogene mu telefone araguhamagara ibyo warayemo ibyo wiriwemo uri mu mikono y'abandi y'Ubuganda hari akavuyo k'imodoka zigenda uko zishakiye umushoferi nawe hari igihe usanga yinaniwe ntashoboye gufata feri ya bibasi n'imodoka bigenda hariya muri bice ni imodoka bigenda mu buryo budakurikije amategeko neza kwijana nk'iwacu kuvuga ngo rero nta nkubwira nti hameze nk'uwiyahuye kuko nawe ubwawe ntago nzi ko wabikora ntago nzi ko wabitinyuka biragoye ahubwo ikintu cyamuje mu mutima kigamwe ngo haguruka ufate imodoka ugende witwara werekeze i Kampala ujye kuzana abo bashyitsi ntari no kubabwira bakagira so nimba byari gushoboka uri gufata kiboko nkamukubita umurambo yes ari umurambo nk'umuntu wiyahuye nkamukubita kubera ko iyo ukubise ubuvanye imizimu yose bituma aterera noneho agabasigaye bakagira amahoro ariko kubera agahinda nanifite n'uburyo yagiyemo amarabira n'uburyo abajyanama batamugira inama bigaragara ko ntabahari uburyo nawe umugore we wamuretse akagenda gutyo gusuka wiyizi niba bari ubizi niba utarubizi simbizi kandi sinzi ko agenda kwihisha ngo ukamwemera ko afata imodoka akagenda agafata vora akagenda madamu wanjye yamitana ntago yatuma mfata vora ngo ngende gutyo no kuva hano kugera i Kigali ntago bikunda kandi nzi imodoka no kuva hano nkajya Cyangugu nitwaye ntago byashoboka ubuzima bwa muri risk kubera ko nkuko nabivuze ubwonko burananirwa isaha n'isaha nka Theogene rero ntabwo agomba guhaguruka kuriya noneho amprise fasha ivatiri imodoka iciye bugufi itagenda ingendo ndende nka ziriya Theogene urupfu rwe uzareba imihanda ukuntu wari umeze yavuye mu mukono we yamaze gusinziramo agatotsi ajya mu bumoso kuko imodoka Buganda zigenda ibumoso bigaragara ko itoci yanjye iteyeyo neza ikamurika yaramuritse neza irashushanya igira neza yerekana uburyo ukuntu byagenze yaragiye ava mu mukono we yikanze ava iburyo anako ava ibumoso ava ibumoso agaruka iburyo uko yarikise tutavuga ati kuko umeze nk'uwarotaga agaruka iburyo nko mu Rwanda avuga ati nari ntaye umukono wanjye nk'umugiye mu mukono we Buganda urumva tayari yinjiye mu basi urupfu ngo mutahe karibu urumva so no kuvuga ngo rero byarambabaje cyane tugiye gusoza ikiganiro ariko urupfu rwa Theogene rwarambabaje naranamushyinguye nagiyeyo kubera agahinda kenshi yanteye akagatera n'abakunzi be n'isi yose yego kamera zacyo za BigTown TV zagufashe rusororo uri kumwe cyangwa uri gusuzanya na Pastor Yongwe umuntu umupasiteri wari wanze ko mubonana mu gihe kinini cyane ariko kwirimbi hariya mwarasuzanye hariya byagaragaje ko uriya mupasiteri twamukundaga twahuriye twese ku byago twahuriye ku rupfu urumva niyo mpamvu nagiye nkegera tugahuza na Yongwe twese turi mu byago bya bya social media na entertainment bikajya ku ruhande ibya bifu zikizo yaramfitiye wenda n'ibyajyaga avuga abishyira ku ruhande turasuhuzanya twedura ku gikorwa kimwe byabaye ibintu byiza ninde wari ufite urwikekwe hagati yawe na Yongwe nkeka ko ari we kuko ntago nari mfite kuko nanjye baje kumusuhuza musanga ntago esa ashaka kuguhunga
oya ntabwo yashatse kumpunga Okay. kuko yampunganye yari kugaragaza indi sura mbi ntabwo wancika gute se umpunze ni inkuru unemeye kunsuhuza nabwo ni yindi rero nta choice you have no choice so yagomba gucuzingamo kimwe kugira ngo ibintu bigende neza yego. Yes, nice. Tugana ku musozo hano inyamato umunsi wo kwibohora hari ibikorwa wateguye hano bimeze gute? Ibikorwa twateguye abibonye tujya turakina igisoro twerekana amateka umunsi wo kwibohora kwibohoye abaturage bagomba kwishima tugiye gucuranga indirimbo za kinyarwanda dutarame kinyarwanda intore zijyemo zitubyinire urumva ahubwo abataje bahombye urumva ibi rero hano Nyamata wabonye hano ku mucyo habera ibintu byinshi cyane biba bishyushye habera amakwe habera ibintu byiza cyane hari igitaramo hari biyare bagiye gukina biyare amarushanwa hariho igikombe bibiri baza gutsindira yego twabonye hari amarushanwa y'igisoro hari amarushanwa ya biyare insinzi zimeze gute uri bwerukane insinzi aratwara igikombe cya mbere arabona 200,000 kashi kuko twarabiteguye barayategura bagenda bateranya 10 makipe abandi nabo bari butsinde kuri byaye baratanga 200 baragaba ikipe ziyagabane ubwo ikipe ya mbere twari 150 iya kabiri twari 50 n'urundi ruhande nuko iyi event yitwa gute? Event nitwa kwibohora kushura 29 u Rwanda twibohoye tubonye ubwigenge kandi nanone n'u Rwanda tweza tukabona no kwibohora ni iminsi kurikirana twabohoye inkotezanyi zarapiye zatuvanye menyo ya rubamba tukongera kugarura ubuzima tukongera gutekereza tukongera kubona ibyishimo icyo kigamije ni ibyishimo bigiye guhuza abantu benshi hano tugiye gusoza uyu munsi ni umunsi wo kwibohora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko ntabwo twasoza Salongo ataratubwira kwibohora ku giti cye abifata gute cyangwa bisobanura iki? Kwibohora ku giti cye nabisobanuye bakti nabisobanuye navuze ko giye kwibohora nibohoye ibintu byinshi ubu no kubohora imitima y'abantu kwibohora ku giti cyanjye narabohotse umutima wanjye uratuza umutima wanjye ushyira hamwe wemera ko ngomba gukorera rubanda no gukorera igihugu kubana neza n'abandi gushaka iterambere ry'abandi gushaka iterambere ryanjye kwanza nkashaka iterambere ry'abandi n'igihugu muri rusange ubwo niko kwibohora kwa nyako kwifuriza umuntu ibyiza guharanira kujya mbere guharanira gutera imbere guharanira kuba umutsinzi guharanira kuba umuntu uri imbere muri byose ibyo niyo ntego zanjye kandi byinshi ndabigezeho. Tunasoza nta kindi ndi bukubaze ese Salongo azi gutera saluti yambaye igisirikare saluti yonyine arayizi saluti se nayiyorwa n'iki saluti kizi saluti yari yigeze gutyo ugeze afande ushobora kugira gutyo ugafunga iyo nta ngofero wambaye ibifuza bimeze gutya wari umuhaye icyubahiro cyangwa wagira gutya wabona cyangwa ukagenda mwene wa poli noneho towashima kuriya asante sana asante sana.